uyu munsi turi tariki 14 Gashyantare mu mwaka wa 2022. Gusa uyu munsi wa tariki 14 za buri kwezi kwa kabiri kwa buri mwaka ni itariki yamamaye cyane ivuga ku mupadiri w'i Roma wo mu kinyejana cya gatatu mu myaka ya 200 nyuma y'ivuka rya Yezu Kristu witwaga Valante. Mu bihugu byiganjemo abayoboke ba Kiliziya Gatolika uyu munsi ufatwa nk'uw'abakundana, ariko hari ibice by'isi ufatwa nabi cyane ndetse bakawamagana, ahandi ho amategeko akabuza kuwizihiza. Saint Valentin niyo tugarukaho kuri uyu munsi. Uyu ni umunsi w'urukundo no gukundwa akaza kuri bamwe, ariko ahandi rwose ntabwo uboneka nk'ibirori by'iroza, ahubwo uramaganwa. Ariko mbere y'ibyo byose reka tubanze tumenye inkomoko y'uyu munsi. Ese ubundi Saint Valentin ikomoka he? Uyu munsi ubundi uvana izina ryawo ku mugabo witwa Valante, gusa hari inkuru nyinshi zitandukanye zigenda zivuga ibye. Umwami w'abami Claudius wa kabiri yaje guca ibyo gushyingira muri icyo gihe nyine, kuko yemezaga ko abagabo bafite abagore bavamo ingabo mbi. Hanyuma Padiri Valentin ibi ntabwo yabishyigikiye, niko kurenga ku itegeko akajya ashyingira ababishaka mu ibanga. Claudius abimenye, Valentin yarafunzwe nyuma akatirwa urwo gupfa. Afunze ariko yaje gukundana n'umukobwa wari impumyi wamuciriye urwo gupfa waje kumusura, maze ubwo yarajyanywe kwicwa hari tariki nyine 14 Gashyantare amwoherereza ibaruwa y'urukundo isinyeho ngo uwawe Valante. Ubwo nyine yayohererezaga wa mukobwa wari impumyi akaba umukobwa w'uwamuciriye urwo gupfa. Uyu munsi rero bwa mbere wizihijwe mu mwaka wa 496. Hari haciye imyaka Kiliziya ishyize Valante mu rwego rw'abatagatifu. Gusa na mbere y'ibya Valante kwizihiza iby'abakundana byari bimaze imyaka myinshi cyane mu mico n'ibirori by'abaromani. Bagiraga ibirori byitwaga Lupercalia hagati mu kwezi kwa kabiri. Uyu wari umunsi wo gusoza iminsi y'ubukonje no gutangira urugaryi. Bivugwa ko mu kwizihiza uyu munsi abahungu berekanaga abakobwa bakundana, nyuma bakazaba bashyingirwa. Nyuma rero Kiliziya Gatolika yifuje guhindura ibyo birorimo umunsi wa Gikristu, maze yanzura ko uriya munsi wa Lupercalia nayo izajya wibukaho mutagatifu Valante. Gahoro gahoro abantu bagiye bawufata nk'umunsi wo kwereka umukunzi wawe ibyiyumvo byawe kuri we. Muri Indonesia uyu ni umunsi abenshi bemeza ko muri iki gihugu wongera ubusambanyi. Muri iki gihugu kenshi abategetsi bagiye babuza abanyeshuri kwizihiza Saint Valentin, bavuga ko ari umunsi ushishikaza kandi wongera ubusambanyi. Kuri uyu munsi mu myaka 5 ishize, umukuru w'umujyi wa Makassar yabwiye ikinyamakuru cyitwa BBC ko kubera iyo mpamvu udukingirizo bari kutuvana haboneka mu maguriro. Icyo gihe polisi ngo yahize udukingirizo mu masoko n'amaduka kugira ngo ntitugurishwe, ariko abadukeneye bakomeza kutugura rwihishwa. Hanyuma ariko tuvuye muri Indonesia, iyo usomye Robben Island icyumvikana vuba n'ahantu Nelson Mandela yafungiwe, ariko kuva mu mwaka w'2000 buri tariki 14 Gashyantare aha habera ibirori byo gushyingira abakundana. Uwo muco watangijwe na Minisiteri y'Ubutegetsi ya Afurika y'Epfo na Robben Island Museum, ubu ikurura abakundana benshi bo ku isi bifuza kujya gushyingirirwayo. Kuri iyi tariki rero buri mwaka couple cyangwa se abakundana barenga 40, ubwo ni ukuvuga couple 20, zikorera misa yo gushyingirwa kuri chapelle ntoya ihari muri kano gace. Kugira ngo rero mwemererwe kuhavugira ayo masezerano y'urukundo, muba mugomba kwishyura, kandi ababishinzwe bagatoranya bemerewe muri couple nyinshi ziba zabisabye hagendewe ku nkuru zitangaje z'urukundo rwabo. Muri Thailand ho bawufata nka vitamini y'ibanga cyane. Mu gihe gishize abategetsi muri Thailand batanze ibinini bifasha mu burumbuke ku mihanda y'umurwa mukuru Bangkok kuri Saint Valentin. Bifuzaga kongera imbyaro muri iki gihugu kuri uyu munsi. Byibazwa ko guhura no guhuza urugwiro rw'abakundana biba bishoboka cyane.
Ibi binini rero abategetsi bise vitamini y'ibanga cyane, ni imiti ubundi igizwe na folic acid hamwe na iron ifasha kongerera uburumbuke abagore bitegura gusama cyangwa batwite kubyara abana bameze neza. Mu 1970 couple yo muri Thailand yabarirwaga ikigereranyo cy'abana 7, ariko mu myaka 5 ishize cyari kigeze kuri 1.6. Hanyuma mu gihugu cya Pakistan urukiko rwo rwaciye uyu munsi. Urukiko rukuru mu murwa mukuru Islamabad mu mwaka w'2017 rwaciye kwizihiza uyu munsi mu ruhame ruvuga ko utari mu muco wa Islam. Hari hashize imyaka kwizihiza uyu munsi bigenda byaguka, ariko abandi bakavuga ko uwo munsi ngo ari urukozasoni wahimbwe n'ab'iburengerazuba. Urwo rukiko rero rwabujije kandi itangazamakuru kuvuga inkuru z'ibirori by'uwo munsi, ndetse runabuza ibintu byose byo mu ruhame bijyanye nawo. Mu gihugu cya Saudi Arabia kuri iyi tariki, polisi y'idini y'iki gihugu ibiryamiye amajanja icunganwa no gukumira ibicuruzwa byitwa iby'urukundo, birimo nk'indabo, amakarita n'ibindi bintu byose by'umutuku bikekwa. Ababicuruza babikora rwihishwa kandi nijoro ngo birinde gufatwa, kuko kwizihiza uyu munsi ari kirazira muri iki gihugu. Abifuza kwizihiza uwo munsi bamwe bari muri iki gihugu bo bafata ikiruhuko bakajya hakurya muri Bahrain cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, aho kuwizihiza bidafite amategeko akaza bibuza. Ngiyi inkomoko y'umunsi wa Saint Valentin, ndetse na hamwe mu bihugu hirya no hino ku isi bafata uyu munsi nk'umunsi w'abakundana bakawuha agaciro, ariko kandi n'ahandi bawufata nka kirazira kikaziririzwa mu bihugu byabo. Kubakundana rero mukurikiye iyi radio ya Diaspora kandi mwizihiza uyu munsi, tubifurije kugira Saint Valentin nziza kandi urukundo rwanyu rugakomeza kwera imbuto nziza z'umugisha. Nitwa Simeon Stizo Muhumuza. Iyi radio ukurikiye ni One Nation Radio, ijwi rya Diaspora. Iwacu Dignity Home Care. Iyi ni intaho y'amahoro n'umunezero yakirana ubwuzu abageze mu zabukuru batagifite imbaraga zo kwiyitaho cyangwa babitaho, kimwe n'abasazanye indwara zibasaba kwitabwaho by'umwihariko nka diyabete, kanseri, umuvuduko w'amaraso, kwibagirwa n'izindi. Muri Iwacu Dignity Home Care bagukorera isuku ijyanye n'icyubahiro kigukwiye, ugahabwa ifunguro rihuye n'iby'umubiri ukeneye. Baraguhuza n'abavuzi ndetse banagufasha gufata imiti neza no gukurikiza inama za muganga. Hari n'imyidagaduro irimo no kugutembereza bigufasha kuruhuka no gusabana. Ni mu gihe kandi kuko bafite abakozi bazobereye mu gutanga izi serivisi, bifashisha uburyo n'ibikoresho bigezweho bituma bagukurikirana ubudahumbya. Wowe uri mu Rwanda ukeneye izi serivisi rero, nawe uri mu mahanga wifuza gusazira mu rwakubyaye, shyikira Iwacu Dignity Home Care, urugo rwuje urukundo n'ubumuntu, aho wiyumva nk'uri wawe mu muryango. Niba wumva kandi wakwitabwaho uri wawe, izi serivisi barazikwegereza maze nawe uryoherwe n'ubuzima. Bakorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri 07 14 34 761 cyangwa se ugasura urubuga wa eshatu /iwacu home care /rwa. Kirazira nawe uzasazana amaganya. Mu rwa Gasabo dufite Iwacu Dignity Home Care.